Ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda za televiziyo Rwanda n'umwanya w'amakuru mujye kugezwaho nanjye Aime Bote Mushashi. Twabwiye ko hari abatuye mu karere ka Rubavu bavuga ko gusobanukirwa na bimwe mu biri mu itegeko rigenga abantu n'umuryango ari ingenzi kuko bizafasha gukumira amakimbirane mu muryango. Babigaragarije mu bukangurambaga buri gukorwa mu gihugu hose n'amahuriro abiri y'abagize inteko ishinga amategeko ariyo FFRP na RPD hagamijwe kumenyekanisha itegeko rigenga abantu n'umuryango. Ni inkuru yateguwe na Fred Ruterana. Itegeko ryasobanuriwe abatuye akarere ka Rubavu ni irigenga abantu n'umuryango ryemejwe muri 2024. Iri tegeko rifite ingingo 405 zimwe mu zibanzwe mu biganiro byahawe abaturage. Abagize inteko ishinga amategeko basobanuye zirebana n'imicungire y'umutungo hagati y'abagiye gushingiranwa ahongewemo ko bashobora gukora amasezerano bumvikanyeho. Ibijyanye n'izungura aho umunani usigaye utangwa ku bushake bw'umubyeyi ndetse n'ibirebana no kwemererwa gusezerana ku bataruzuza imyaka 21 ariko bujuje imyaka 18 y'amavuko. Bamwe mu baturage bakurikiye ibiganiro bavuze ko kumenya ibiri mu itegeko ari ingenzi kuko ribafasha gukumira menshi mu makimbirane aboneka mu muryango. Hari uko abantu bashaka gusezerana ariko bikaba n'imbogamizi y'uko umwana cyangwa umuntu uri munsi y'imyaka 20 urugero kugera kuri 18 yuko adasezerana, ariko nabwo tumaze kumva ko biramutse bisabwe n'umwanditsi w'irangamimerere ku rwego rw'akarere nawe yabaha uburenganzira bagasezerana. Ibyo rero bizadufasha kuko hari abantu benshi bashakaga gusezerana bikanga, hanyuma bigatuma banyura mu nzira zo gushakana mu buryo butemewe n'amategeko. Umwana mu gihe cyashize yarazi yuko agomba kubona umunani umubyeyi umuhaye, cyangwa se rimwe na rimwe ugasanga yamwatse ku ngufu ukavamo n'amakimbirane yuko umubyeyi yakwica umwana. Ariko ubu ngubu turasobanukirwa yuko umubyeyi agomba gutanga umunani ku bushake bwe. Umuyobozi w'ihuriro ry'abanyarwandakazi bari mu nteko ishinga amategeko FFRP Honorable Depite Uwizeyimana Marie Thérèse avuga ko biyemeje kujya mu baturage kugira ngo basobanurire byinshi ku itegeko rigenga abantu n'umuryango, ariko nanone bibe umwanya wo kureba inzitizi zabaho mu ishyirwa mu bikorwa ryaryo. Ni nayo mpamvu ngira ngo mu nama twemeranijwe yuko n'ubundi kwigisha n'uguhozaho bakwiye gukomeza bakagenda basobanura ingingo zimwe na zimwe, ariko noneho inzitizi zihari ngira ngo ahanini ni imyumvire. Hari inzitizi twabonye ijyanye n'imyumvire aho abantu batsimbarara akabona iki itegeko riteganya ariko agasimbarara agashaka yuko arijyana mu nyungu ze bwite. Aya mahuriro ashamikiye ku nteko ishinga amategeko yasuye kandi Sange One Stop Center mu bitaro bya Gisenyi n'ikigo nderabuzima cya Byahi. Abayagize bareba uko urubyiruko rwitabira serivisi zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere no kwirinda inda zitateganijwe n'ihohoterwa rukorerwa. Urubyiruko rwahohotewe ndetse n'ababyeyi, ibi byiciro byombi byagaragaje ko hakiri inzitizi mu kumenya abatera inda abangavu ndetse n'ubumenyi mu bijyanye na serivisi z'ubuzima bw'imyororokere bikigoranye bazisobanukirwa mu gihe cyo kwipimisha inda kwa muganga. Serivisi zimaze kwaka mu muganga uri muri Nizanyi benda ndwara n'ambazi avuga ati abantu babyaye bakiri bato hari serivisi ahantu twakujyana bakagaza bamufasha. Umuyobozi w'ihuriro ry'abanyarwandakazi bari mu nteko ishinga amategeko Honorable Depite Uwizeyimana Marie Thérèse yizera ko ubukangurambaga barimo buzasiga buhinduye byinshi mu myumvire y'urubyiruko mu kwirinda inda zitateguwe ariko nuko barwanya ihohoterwa ibakorerwa. Yenda ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere icyari kigenderewe ni ukugira ngo dushishikarize urubyiruko kwitabira gahunda zijyanye no kwigishwa ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, ariko izo gahunda cyangwa se serivisi basaba bazisabira ahantu hizewe. Ubukangurambaga buri mu gihugu hose uretse gusura za Isange One Stop Center n'ibigo nderabuzima. Biteganijwe ko hazasurwa amashuri urubyiruko rusobanurirwe ibirebana no kwita ku buzima bw'imyororokere. Fred Ruterana mu karere ka Rubavu. Twabwiye ko Minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo Ambasaderi Christine Nkurikinka yaraye yitabiriye ibirori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 12 sosiyete ya Cube Communications Limited imaze ishinzwe mu Rwanda, ikabizwe mu gutegura ibirori bitandukanye. Minisitiri Nkurikinka yagaragaye muri ibi birori anagira ubutumwa ageza ku rubyiruko abasaba gukora ibyo bakunda ariko babikorana umurava no mu buryo bubateza imbere. Yabibukije ko ari miliyoni 100 zateganijwe buri mwaka zigamije gufasha urubyiruko kwihugura no kubashyigikira mu bijyanye no gutegura ibirori. Ni sosiyete
itegura gahunda zitandukanye ibyo bita event, murabizi n'inama, murabizi ko nk'igihugu twakira inama nyinshi cyane zitandukanye, zaba inama z'u Rwanda gusa cyangwa mpuzamahanga, bakaba rero babigiramo uruhare rukomeye mu kuzitegura mbere n'igihe inama ibera na nyuma y'inama. Bakaba rero bafite uruhare runini cyane muri iyo segiteri bita ya mayisi. So icya mbere ndashima cyane Q kubona baragize icyo gitekerezo cyo gushyiraho icyo kigega cyo gufasha urubyiruko kongera ubumenyi. Nyiri iyi Cube yambwiye yuko yagiye abona ko hari ubumenyi bubura hano mu rubyiruko, ko hari igihe bajya gutegura za event cyangwa inama bikaba ngombwa yuko azana abantu bo hanze, wenda nko muri Kenya, kubera ko nta bantu bari hano bashobora gukora ako kazi. Akavuga ati mba mfite nk'ibyuma bihenze cyane, ntaho uwo mbonye wese kubera ko yabyica, bigatuma rero azana abantu bavuye hanze. Bituma rero agira icyo gitekerezo cyo kuvuga ati ariko se kuki ntafasha n'abana b'Abanyarwanda n'urubyiruko rw'Abanyarwanda ngo nabo babyige babimenye, akaba ariko gushyiraho izo miliyoni 100 z'amafaranga y'Amanyarwanda. Ni amafaranga menshi cyane, bahaye iminsi 365, ni ukuvuga umwaka wose guhera uyu munsi. Nkaba mboneyeho urubyiruko wumva ashaka kwiga byaba ibijyanye na lighting, so amatara, uburyo amatara akora, uburyo umuntu ategura hariya hose imbere bakorera, hari amashusho menshi arimo, uburyo umuntu wese wumva afite iyo mpano n'ubwo bushake ajye kuri website yabo azahabona aho agomba kuzuza ibyangombwa, hanyuma agahabwa amahirwe yo kugira ngo yihugure muri ibyo bintu akunze. Mu karere ka Kamonyi abangavu kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka batewe inda baza biyongera ku babyaye mu yindi myaka, benshi baviramo gucikiriza amashuri. Abaganira na mugenzi wacu Akimana Latifa bavuga ko kwiga imyuga bibafasha kwihangira umurimo. Inkuru irambuye. Wa Gacurabwenge haba abakobwa bariga umwuga w'ubudozi. Muri abo bakobwa harimo Mutesi Aline wabyaye afite imyaka 15, kuri ubu afite imyaka 17. Ubu ngiye gusoza kwiga kudoda, nimbona imashini nzicara hasi njye nkora ibiraka, ndangura ibitenge, shyira hano ndangura ibitenge, mbe nashyira imbere aho ngaho kwibaraza, mashyira ibitenge ku buryo n'umuntu uzajya manike n'ibishushanyo bya moderi, umuntu uzajya wese azajya ambwira ati ndodera iyi ngiyi, ubundi mupime mudodere neza. Kandi ikindi cyane nakongeramo ni uguhanga udushya. Akarere ka Kamonyi ku bufatanye n'abandi bafatanyabikorwa abangavu batewe inda babarirwa muri 400 bamaze guhugurwa ku kuba ba rwiyemezamirimo, barimo na Mukasibomana Eugenie. We yabyaye afite imyaka 16, kuri ubu afite imyaka 28, yaranashatse. Ngo yabanje kwiheba nyuma aza kubona amafaranga 10,000, atangira umwuga w'ubworozi bw'ihene n'inkoko, abikora agamije kugenda agurisha imwe imwe. Ngeze mu ihene 10 kandi niyagura 160 tureka mbikubye. Marigoreti Musabyimana akuriye inama y'igihugu y'abagore mu karere ka Kamonyi, asobanura ko abangavu babyaye imburagihe benshi usanga batarakomeje amashuri. Mu by'ukuri ntabwo twicara ngo duterere iyo ngiyo, nubwo abana bacu b'abakobwa baterwa inda bakiri batoya bakanabyara, ariko dukora uburyo bwose bushoboka tukavuga ngo icyerekezo cye ni ikihe. Mu gushaka icyerekezo cye rero hari abo dusubiza ku ishuri bakagenda bakiga basubira mu ishuri cyangwa se bakiga n'imyuga. Kuva uyu mwaka watangira mu karere ka Kamonyi abangavu babarirwa muri 223 batewe inda. Benshi basubira mu ishuri ku mpamvu hanini zo kubura aho basigira umwana. Akimana Latifa mu karere ka Kamonyi.
Hari abaturage bo mu karere ka Gisagara bavuga ko bahawe akazi n'umushinga wa Green Amayaga bakora mu mirimo yo gutera no gutegura ingemwe z'ibiti. Bavuga ko imyaka irenze 3 batarishyurwa amafaranga bakoreye. Ni ibintu bavuga ko byagiye bibagiraho ingaruka. Tuyibaze Christine Ndacyayisenga. Abaturage bavuga ko bakorewe umushinga wa Green Amayaga mu gutera ibiti, gutunganya ingemwe no gucukura imyobo yo guteramo ibiti 54. Aba baturage bavuga ko bakoze amezi 6 rwiyemezamirimo wabakoreshaga asoza imirimo atabishyuye, none imyaka irenze 3 batarishyurwa. Basaba ko bakwishyurwa kuko ngo basiragiye ku mafaranga bakoreye barananirwa. Twakoraga nyine dukora ngo ni Green Amayaga, dutera ibiti, ducukura imyobo, tumaze gucukura imyobo dutera ibiti, tumaze kubitera ubu turatugeze ngo duhembe na piti nyine niyo twarayikoze mu kimoteri harahepfo. Haratubwira ngo tugire ngo azaduhemba, ntiyaduhemba, turamutegereza turamubura, akajya twihishahisha, none ubu nta kigaragara. Hashize igihe kingana, hashize imyaka 3. Twahereye umuhanda Save Gikonko tukata n'igice gitoya cya Musha. Musha twakase igice gito, ibiti dore twarabiteye ari duto cyane, reba uko bingana n'ibirebire byarakuze. Imyaka 3 irashize, hari hakurya ari n'ishyamba twateye, ntabwo bigeze batwishyura rwose. Bagerageje kwishyura, yishyuraga abafite mu makeya. Nkanjye ubu ngubu bandimo 120. Twarishyuje cyane. Twifuza ko baduha amafaranga yacu nkuko akazi twakoze karangiye, nibyo twateye byarakuze, nabakaduhemba bikarangira. Turakora, twagendaga dutera ibiti byo ku muhanda, nkajya cukura ibirobo, uturobo nyine, noneho bakajya bandika uturobo nakoze. Umva ngiye narakoraga bashyira mu bitabo byabo, dumva yenda haba hagezemo nk'ibihumbi 20. Ubuyobozi bw'akarere ka Gisagara buvuga ko nyuma yo kumenya ko hari abaturage basigaye batishyuwe, batangiye gukurikirana ikibazo cy'aba baturage kugira ngo bishyurwe. Dusabe Denise, umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, nibyo agarukaho. Turakorana na projet ya Green Amayaga, hanyuma dufatanye gusesengura impamvu zirimo zatumye abaturage batishyurwa, kandi icyo twabizeza nuko tubikora mu gihe gishoboka cya vuba, kugira ngo kuko niba hari abarenganye barenganurwe. Kuko icyo twifuza nk'ubuyobozi bw'akarere nuko abaturage tubahuza n'amahirwe hari akazi, ariko abakoze bakanahembwa. Rero iyo hajemo ikibazo, hari igihe biterwa wenda nuko hari ibitarujujwe neza, hakabamo uko gutinda. Rero nk'ubuyobozi bw'akarere turaba hagati y'abaturage n'uwabakoresheje, kandi nabyo bikorwe mu gihe cya vuba. Abaturage bo mu karere ka Gisagara bakoranye n'umushinga wa Green Amayaga bagera kuri 200. Muri bo 54 nibo basigaye batishyuwe, baberewemo amafaranga y'u Rwanda angana na miliyoni n'ibihumbi 135,650. Christine Ndacyayisenga, mu karere ka Gisagara. N'abakoresha umuhanda rw'inkwavu ndego mu karere ka Kayonza barifuza ko igice cyawo cy'igitaka cyasanwa kuko cyangiritse, bikaba bitacyoroheye abawukoresha kugendamo no guhahirana. Ni inkuru yateguwe na John Bica mu mpaka. Umuhanda utakiri nyabagendwa n'uw'igitaka werekeza mu murenge wa Ndego uturutse mu mirenge ya Kabare na Rwinkwavu. Amazi y'imvura ahenshi yawuciyemo imikoki. Ni umuhanda utacyorohera abagenzi nk'uko ubwabo babyivugira, bakifuza ko ubuyobozi bwabafasha ukongera ukaba nyabagendwa. Urabona ko ubuntu wabaye, urabona nk'uko imodoka iciyeho, ushobora kuba wayibererekera ukagwa muri amukingo ukaba wagira impanuka. Urabona nka kuri imodoka iciyeho tukabura uburyo aho tunyura n'imoto, tugashaka kugwa munye tugahagarara ku ruhande, ukabona ko uyu muhanda uteje ikibazo. Uyu muhanda ndifuzwa ko wenda bawushyiramo reterite bakawutsindagira, bakaba baduha n'agakaburimbo kakagera hepfo ku mazi ku isoko rya Kibare. Imihanda turayikeneye cyane, ufashe mu kaduha umuhanda mbese gwa kaburimbo, kuko mbese kaburimbo tukayiboneka ituvana ahangaha ikatugeza no ku murima na ntuza na Kabaro. Leta bidufashe neza. Uyu muhanda urakosheje cyane, umeze nabi, amagare aracika, amamodoka, bituma iterambere ritagera kuri gahunda neza, ko hari ibikorwa byinshi byakagombye kujya bigera ku isoko ry'Ikibare, ariko umuhanda ntabwo ukoze neza rwose. Ubuyobozi bw'akarere ka Kayonza ntibugaragaza igihe nyacyo uyu muhanda uzatangira gusanirwa, ariko bukavuga ko harimo gushakishwa ingengo y'imari ishoboka ngo bikorwe. Imihanda nuko hagishakishwa ingengo y'imari ku bufatanye
bw'inzego zose zirimo akarere ndetse n'ikigo gishinzwe kubaka imihanda tuzagenda dufatanya bitewe n'uko ingengo y'imari igenda iboneka ariko iyo ingengo y'imari itabonetse tureba mu myaka ikurikiraho bitewe na envelope yabonetse. Mu myaka 5 ishize hari hakozwe umuhanda wa kaburimbo uva Kabarondo ugaca Rwinkwavu ndetse ukagera no mu marembo ya pariki y'Akagera ari naho ahitwa Nyankora hashamikiyeho undi wa kaburimbo mugufi ugarukira mu murenge wa Kabare gusa. Aha niho abatuye mu murenge wa Ndego bashingira bifuza ko iyo kaburimbo yakomeza. John Bicamumpaka, Televiziyo Rwanda, Ikayonza. I Rubavu hari abayoboke b'itorero Church of Faith in Rwanda CFR bavuga ko igurishwa ridasobanutse ry'insengero bagezemo uruhare mu iyubakwa ryazo ribateye impungenge. Bagaragaza ko ubuyobozi bw'itorero ryabo rimaze kugurisha zimwe muri zo ariko bakaba batazi aho icyo cyemezo cyafatiwe ndetse n'icyo amafaranga yaziguzwe azakoreshwa. Ubuyobozi bw'itorero bwemera ko hari izagurishijwe hagamijwe gusigarana nke zujuje ibisabwa. N'inkuru yateguwe na Didas Niyibizi. Zimwe mu nsengero zimaze kugurishwa zirimo izo mu mirenge ya Bugeshi na Nyakiriba ho mu karere ka Rubavu. Abayoboke b'iri torero Church of Faith in Rwanda bavuga ko batunguwe no kumva igurishwa ry'isengero zabo bagizemo uruhare mu iyubaka ryazo. Twaguze ikibanza duhingira abaturage turacitanga ikibanza turakigura baraza bashiramo ibikorwa byabo ariko twatangajwe no kubona baza bagurisha banatanatugishije inama. None ko turi kugira mu turenganura mu gihereza urusengero rwacu n'ikibanza cyacu pe twararenga twifuza ko mu turenganura twifuza ko inyungu niba ari inyungu rusange nazo z'umuntu ku giti cye abantu baje kwishira mu mifuka kandi abantu baravunitse. Leta niyo satukirano ifuza kugira ngo twewe mutubohereze urusengero mudufashe urusengero kongera tugomberwa mu bakure mu maboko. Pasiteri Nsabimana Amosi umushumba muri iri torero ushinzwe intara y'Iburengerazuba yemera ko hari isengero koko zagurishijwe ariko ngo n'umwanzuro wafashwe mu nyungu rusange z'itorero. Bumvise ko hari ibwiriza rivuga ko mu kwezi kwa kabiri ngira ngo izi zaba zitujuje ibisabwa nuvuga ngo iryo torero rizakurwaho rizamburwa n'ubuzima gatozi. Ni muri ubwo buryo twabikoze kuko twaravuze ngo tugumanye insengero 50 cyangwa 60 ariko zose nizuzuza ibyangombwa zose zakurwaho ariko kugira 50 zitujuje ibyangombwa twasigarana 20 cyangwa n'10 ariko zijyanye n'igihe. Abakristo cyambere bagomba guhindurana imyumvire bakumva ko batagomba kugundira turiya dusengero tudafite 11 kandi hari amabwiriza y'uko insengero zigomba nazo kuba zifite isuku zigezweho. Kucyo abayoboke bavuga ko izi sengero aribo baziyubakiye uyu muyobozi yabitera utwatsi. Ya nsengero zose ubona ni representation legale yazubakaga nta mukristo washyiragaho n'umusanzu n'uyu ahubwo nabazaga kuhakora nk'abafundi cyangwa abayede nabo barahembwa. Nubwo zimwe mu nsengero zagurishijwe ibaruwa yanditswe n'akagari ka Nyacyonga umunyamakuru wa RBA yabonye iraburira uwaguriza isengero kuko zikiri mu makimbirane. Pacifique Ishimwe ni umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage. Aho twabonye dusanga nyine bafitanye amakimbirane turabihagarika nk'ubuyobozi kugira ngo tubanze dukemura amakimbirane abirimo hasobanuke koko ninde ufite uburenganzira ku rusengero. Hanyuma ariko aho byamaze kuba byagurishwa tukabimenya nyuma twumva aba baturage bakwiye kugirwa inama cyangwa se twabagira inama yo kugana inkiko kuko ibyo byose umuntu yagurishije ubutaka bumwanditseho ahubwo icyo batashoboye kumvikanaho ni ikiburi hejuru izo nyubako wenda n'ibindi bikorwa ariko kubera yuko nta hantu bagaragara nk'abafatanije ibyo byatumye rero bagirana amakimbirane na cyane ko tuzi ko uko insengero zubakwa cyangwa zubakwaga akenshi byabaga bishingiye ni ku maturo ni ku bwitange bw'abayoboke. Ibyo rero bishobora kuba ari byo birimo guteza amakimbirane ariko ababitugejejeho twebwe ubu ngubu turabafasha tugahagarika kugurisha tukabanza tukabumvikanisha. Itorero Church of Faith in Rwanda rivuga ko ryahawe ubuzima gatozi bwo gukorera mu Rwanda kuva 2003 mu ntara y'Iburengerazuba ubu rihafite insengero zigera kuri 13 ariko rikavuga ko mu mavugurura ririmo gukora rigomba gusigarana nibura isengero 5 zujuje ibisabwa. Didas Niyibizi mu ntara y'Iburengerazuba.
Hari itsinda ry'abagore 24 bayobora ingo w'umurenge wa Mbazi mu karere ka Huye bavuga ko kwishyira hamwe byatumye abagize iryo tsinda bose bashobora kugurirana telefone zigendanwa kandi hafi ya bose bakaba baraguriwe ibiryamirwa bigezweho. Ni gahunda iri tsinda rivuga ko riteganya kugeza mu tugari twose tw'igihugu. Ni inkuru yateguwe na Tito Dusabirema. Iryo tsinda ryitwa Rugori Rwera Ndashima, umugore mu ikoranabuhanga, riri mu mudugudu wa Kibiraro, akagari ka Ruganga, mu murenge wa Mbazi. Mu gihe kitarenze umwaka, bashingiye ku musaruro ukomoka ku buhinzi, aba bagore bayobora ingo bashoboye kuzigama ku buryo buri wese yaguriwe telefone, ndetse bane gusa nibo batarabona uburiri bugezweho, matera. Ni itsinda ririmo abapfakazi ba Jenoside yakorewe Abatutsi, abafite abagabo bahamijwe ibyaha birimo n'ibya Jenoside, ndetse n'abakobwa babyariye iwabo. Rwose ibintu bya telefone numvaga ngiye ntazanayitunga rwose, kubera ntazi no gusoma numvaga ntazayitunga ngo nanayishobore. Ariko kubera kugenda umuntu yiga aganira n'abandi ukumva bwa bwigunge buvuyemo, telefone narayishoboye, arayingura telefone ndayishobora. Yabyakiriye neza cyane ku buryo abashishikariza kujya aho abandi bari no kwitabira amatsinda kuko abana harimo umumaro. Yarangije igihano cy'iki niba atari banga? Yarangije igihano cya Jenoside. Yaramaze igihe kingana gite? Yafunzwe imyaka 15. Yarangije igihano, ubu yaratashye? Ubu yaratashye muri uyu mwaka. Yego. Yabyakiriye ati kubona uri mu itsinda, uri mu bandi, ufite telefone? Yasanze urugo rwe ari ruzima, abana tune banezerewe, nta kibazo bafite. Kankuranga Vestine wagize uruhare mu kwegeranya bagenzi be bo mu kagari ka Rugango, avuga ko bafite intego yo kugeza iyi gahunda mu ngo zose ziyoborwa n'abagore mu tugari twose tw'umurenge wa Mbazi ndetse no mu gihugu hose. Turateganya ahubwo gutanga ubukangurambaga mu yandi matsinda y'abandi baba mama, nabo tukabereka icyiza cyo kwishyira hamwe no guhuza ibitekerezo tukagira ikibazo dukemura, cyane cyane kirebana n'isuku nicyo kirebana n'ikoranabuhanga kuko usanga abagore nabo bakenewe. Umurenge wa Mbazi nawo wemera ko ibyakozwe n'iryo tsinda ry'abagore bayobora ingo ari ikimenyetso cy'ibishoboka muri uwo murenge. Uwamabera Clemence ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mbazi. Rero icyitegerezo kirahari cy'uko niba barabishoboye ari abagore bafite ingo, abenshi bahatunzwe ndetse no guca inshuro, bagashobora guca inshuro kugira ngo bigurire matera, nta n'icyo undi mugore wundi atashobora. Iri tsinda ry'abagore bayoboye ingo bo mu murenge wa Mbazi ryatangiye mu mwaka wa 2023, ritangira ryizigama amafaranga 200 y'u Rwanda mu cyumweru. Ubu bageze ku mafaranga 2000 mu gihe nk'icyo. Tugeze ku musozo w'amakuru twari twabateguriye. Reka mu izina rya equipe ngari twafatanije kugira ngo aya makuru abagereho neza, mbashimire mwese twabanye. Reka tubifurize kugira ibihe byiza kandi mukomeze kunogerwa na gahunda Televiziyo Rwanda ikomeza kubategurira.